Iyi nkongi ibaye ku isaa 12:45 ushyira saa moya za nimugoroba ibera mu murenge wa Muhima mu karere ka Nyarugenge hafi na rompo y'umujyi wa Kigali. Bamwe mu baturage bagendaga bavuga ko babonye imodoka yo mu bwoko bwa Toyota Daihatsu yari itwaye umuzigo muri Sulfo ifatwa n'inkongi igashya igice cy'imbere kigakongoka. Bamwe mu batabariye ku gihe kandi bahageze iyi nkongi ikiri kuba, umva uburyo bagaruka ku cyateye iyi nkongi. Ndahageze nsanga imodoka iparitse aha ngaha iri gushya, ntabwo nzi ngo bigenze bite. Ntabwo twese twabimenya, ariko bishobora kuba ari amavuta yo muri engine abiteye tu. Bishobora kuba ari amavuta yo muri engine yamenetse bigahita bibyarira nkongi nyine tu. Ibiri hano ku Muhima Fantastic neza muri zebra ujya muri ya rompo yo mu mujyi. Twebwe twari turari hirya tubona imodoka iratse, tuza twiruka kugira ngo turebe ukuntu twayizimya. Imodoka yari yafashwe neza cyane, nibwo uriya muzungu azanye amazi amenyeho, natwe twataka amazi. Ukuboko kwanjye nguko ureba ukuntu kubaye biza, ariko kuba imodoka yari izimye turishimye cyane. Inkongi nanjye nsanze ari bwo bikiba, ariko dufatanyije n'abandi kuzimya imodoka. Nyine ni kwa kundi imodoka yaba rimwe mu muhanda igenda igashya, nta cyayiteye kuko natwe dusanze ari bwo bikiba. Imodoka irazamutse igeze hariya ibanza kwanga kugenda, noneho igeze aha ngaha nibwo umuriro uzamutse muri moteri. Ibibazo bya moteri niko byagaragara. Aba baturage bakomeza bavuga ko iyo hataza kuba uyu munyamahanga wakuye amazi mu nzu y'akajya yamena kuri iyi modoka iba yahiye igakongoka, ariko bakavuga ko uyu munyamahanga nabasigiye isomo rikomeye ryo gutabarira ku gihe, dore ko bamwe bari bahagaze bari kwifatira amafoto imodoka irimo ireshya kongoka. Bazi mu wahageraga wese yahitaga atanga ubutabazi, ariko hano hari umuzungu niwe utanze serivisi kurenza abandi, niwe uyijimije koko turamushimira kabisa. Uriya muzungu koko ni nawe utanze igitekerezo cyo kuyizima, abandi byari byabananiye. Akoze akazi pe. Iyo tutagira ibitekerezo byo kuzana amazi, uriya muzungu akayazana akayamena, sibyo tukabona ko twese twagurukira kuri gahunda z'umuzungu. Nibo turwanyije gukora kuzana amazi tukazimya imodoka. Imodoka ari hino yo mu bwego ni Daihatsu ya Sulfo. Abaturage babanje gukora ubutabazi bw'ibanze, urebye cyane cyane nk'uriya muzungu mwabonye niwe akenshi ubigizemo uruhare, abandi bose bari gushungera bareba. Ariko igihe kizimyamoto urabona nibwo yahageze, igihe kizimyamoto yari yatinze, abaturage bazanye amazi nyine bagerageza kuyizimya, nuko nyine bigenze. N'umugabo kabisa n'umukurajeri, biragaragara yuko ari umugabo w'ifura rwose, mu buryo bugaragara nta kuntu atagize uriya muzungu. Iyi modokari yahiye yari iyo muri kampani ya Sulfo, yatwaraga imizigo muri iyi kampani, yari yambaye ibirango bya RAB 415C, yari itwaye imizigo yerekeje mu mujyi. Iyi nkongi yaje guteza ambutiyaje imara iminota igera kuri 30. Iki kibazo ni kimwe abaturage bagaragaza ko iyi nkongi yaba yatewe n'ubusaze bw'iyi modoka, bakavuga ko izi modokari zagakwiye kuzajya zisuzumwa.